twagenda kusenda we ariko abantu iyo bari kujya amenya baba baceceka amenya bari gasuwe ntabwo njya mpfa kumugabura yego ni amazuru yanjye gapfuye niko ni kumva ibintu biri guhumura nk'ibiryo bivanzemo ibintu by'ibinuza ariko n'agasosi k'inuza Irakameneka shawu umuntu utamva iyo tsanza nawe azumva cyari ikintu kizamujya kandi nawe kizamuke bimeze nk'uko inzara kizamuke mwana wa mama bye bye agenda nigenje ndapfuye fata uguhamba kinesheje ibintu kirapfuye hape bamuhahame no ibingibi nongeye kongera mbisengere bwa kabiri ngiye kongera mbisengere kabaye urashize none kuko nari nabiteretse katari ko bisanze reka da kabaye niba ashobora kuba afite n'ibindi bintu bimukoresha arabiriye ze kandi uri kuvuga ndetse ahita abijya yuze inzara irangije we ariko uriya mutipe gashyuye niho biriye gashyuye agomba kumpa ibiryo byanjye gashyuye n'ibiryo koko none no kumamaga gashyuye hagarara ni amahoro wanyine ibiryo nakuze umwabera wagira ngo ntinuze umaze kubijya se umaze kubigira ukumwe ariko ako gashinyaguro nahita nkwereka ayo mazuru nayahuza n'umuto oya da uraba ibiryo byanjye kuko narigiye kurya uba rubanda ntirutinyukagara nta n'urusoni zariye inyama unyima ibiryo uje no kwirirwa umfatira ngo use abantu babibonye kamure ko yari kumenya inyama zanjye aho ugina n'igize ngo uravuze ngo tuze tuye kumvikana wenda wisubiyeho nyabo uko wamaze kubirya waje genda guseta twumvikana waje urambwira ngo biryo ntabiryo ngo mumaze kabiri nta biryo mugira none se babiriye gute ngize ukuri ibiryo se nariye hamaze iminsi nariye ubusasi iminsi ibiri mumaze mutarya iminsi ibiri ubwo ibiryo uramvangira utaha ibiryo Asije kwa turi kuganira wahagihoho nahiye mbagize mbandiye ranje genda kwiyeranda se gutera kinuza nyine nahise mfata ngira gutya oya numbwire ko wanyine ibijya wabibetse nahita nkunigira hanga nabikinye narindi ko turabijyanye yenda warufi ikinyama urazi inyama inyama niyo ku misoro n'imboga z'umuntu biriye cyagiye ngwerekeye ariko gashuye narigenje ibintu bigashobora nakubwiye ngo ukibuka ahandi tukigiye gera gute taravuga ati nta muntu uzandira ibiryo umuntu ngomba kumumenya agatize mirako bagize ngo ni wowe ubiriye ibyo barabimaze barabiriye byose tanze amakaya nyunyuza nawe ukanga uzitse nimba ari inde wayariye cyangwa nimba ari ibiki byawe ariko kugira inama sibyo ngiye tugende iwe hariya wari uri kurira njyewe menya ndahita nkugira inama ukuntu ko turi bibigenze ndakugira inama ukuntu ko turi bigeze n'ukuntu twamufata wagize ngo byasikaye nta kintu gihari we tugende niba utari kumbeshya nabivuze ndarirangije we Machoma hano ntiwajyama
ariko njye ntabwo nzamera nkawe. naho nakwima ibiryo Ng'ombe. ukuntu Unyime ibiryo, umuceri, ibiki byose, ibirayi n'ibintu byose ubinyime ko agira hano njyewe naho nakwima ndakwanje kereka yumva ibiryo byuzuye isahani. Yumva ibiryo byuzuye isahani ukampa inyama tuzumvikana. Uzashyireho n'igikoma. kumbwira baraziriye we barazimaze we barazimaze. Nese ubwo urukumbwira iki tuvugisha ukuri uzi urukwirukanka umubiri uri gushaka. Sinakwiye ko wajya ngiye gusenga natangira gusenga naguze n'ikimenyetso. Ariko wabonye inyungu y'ubusambo. Oya nakwinye si ubusambo ahubwo nandi kugira ngo hariya tubanze tujye muri ka siporo buriya nari kuza nkaguhamagara ukaza. Ntago wabizi ubwenge ndikumva ntekereza nko kuri 7 ugatekereza 3 urumva ntago twahuza wimbesha. Kabaye. Kangahe utangiye no kunenza ku bijyo byawe. Hari ibyo wamaye. That is a miracle. Ariko mureke nkubwire abantu bibi bijyo nge ndabazi. Kuko uwo muntu nyine tonde nkubwire natabyibagiwe. Kuko uwo muntu we ubwo yasohose urumva yarasohose uwo muntu araza arambwira ati ngiye gashuti kereka nkwere Ni umugabo ni umugore. ni umugabo ufite ibyanwa aba yambaye n'akagofero utwanse nka kujya muri groupe yo kwibira. Kabaye. Yambwiye ati turabizi ati ukuntu ibintu bigiye kugenda groupe yo kwibira. Wambwira ko uriya mugabo ari we wandiriye ibiryo. Nyine nje yaje kundeba. Ubwo rero ku bitekerezo byanjye kwa ntekereza 7 ku 10 ukabitekereza 3 ku 10. Ubwo nje ndi gutekereza ko dushobora kuzamuteka ariko icyo gihe urumva uzateka inyama ngo ume ibiryo tumutegera aho ngaho ndateka ibyo wamutekeye tubizi. Ng'ombe. Ariko ko nari niteje. Noneho reka mbwira kandi Ntabwo nzateka nazo bazazimba. iyo tumufata iyo tumufata irafana no tuzayigurira. Tubona amafaranga tuve no kwa mutekano tumureke cyangwa se niba afite umugore azamuzane tumukoreshe umurimo yo mu rugo. Ubundi bihurire ajya twogereza ibyo we tugiye gukira. Ngiye niyo nama nkubwiriye. Naho ubundi niba biramuka umugore wazajya yoza ibyombo hakubuye mu rugo agira none yaraje bambya ati genda guseka we yaje ambwira ati gashu nditaba ngo ye ngo tujye mu groupe yo kwibigenda noneho nawe wabagamo. oya nge naranze. That is a miracle. Rero yewe ariko urambabaje ugira ubitere ubitunganye sibyo ugira ubitunganye ariko ibyo uzayumara kubitunganya uzanyakura uzampamagare. Babiki bajye barabika nanjye iyo uzanyakura nzabika. Bachoma. Kabaye. Niyo yasandagurika hano ariko nzamufata